Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ikaze cyane wowe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christine mfatanyije na mugenzi wanjye Ani Sabine umukunzi. Murabyumva ko iki kiganiro cy'uyu munsi kigiye kuyoborwa n'abakobwa gusa. Sabi, amakuru y'imini? Amakuru ni meza rwose, nizere ko nawe umeze neza. Niko bimeze. Reka duha abakunzi bacu ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Sabi, mu kiganiro cy'uyu munsi se turaganira kuki? Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana, cyangwa se muri make ijambo dukunze gukoresha baba muri ghetto. Hari bamwe rero mu bavuga ko bidakwiriye, abandi bakabona ari ibisanzwe. Turaza kumva ibitekerezo by'abantu batandukanye muri iki kiganiro, tumenye icyo babitekerezaho. Ubusanzwe habaho impamvu nyinshi zituma umukobwa cyangwa umuhungu bafata umwanzuro wo kujya kwibana, kuba muri ndigenga nk'uko bamwe bakunze kubyita, cyangwa se kuba muri ghetto. Muri izo mpamvu harimo kwiga, akazi n'ibindi. Nubwo ariko ibi ari ibisanzwe bibaho, hari bamwe mu bafite ishusho baho umukobwa wibanye muri ghetto, aho usanga abantu bamwibazaho ndetse bamwe bakabihuza no gukemanga imyitwarire y'uwo mukobwa. Ubundi rero hano iyo tuvuze ghetto ubusanzwe ni inzu nto iciriritse ishobora gucumbikira umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu batari benshi. Gusa ariko iyi nzu akenshi iba iherereye mu mujyi. Yego, aha kandi usanga umubare munini w'abantu bihuza no kunanirana, ndetse ugasanga ishusho sosiyete iha kuba umuhungu yakibana cyangwa se yaba ghetto itandukanye n'iyiha umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana. Mu bihugu nk'u Rwanda bitaramenyerwa cyane ko umwana w'umukobwa yajya kwibana, ariko buriya nko mu Burayi akenshi ugejeje ku myaka 18 ababyeyi nabo barabigushishikariza. Yego rwose, akenshi iyo umukobwa afashe umwanzuro wo kwibana usanga hari abumva ko agiye kwigenga, bityo bigatuma agira ingeso mbi zitandukanye. Aha kandi nituvuga kwibana, kenshi hari igihe ubona amahirwe y'akazi kure y'iwanyu. Tuvuge se wenda utuye mu ntara ubonye akazi Kigali, biragusaba kuza kuba hafi y'akazi n'izindi mpamvu zitandukanye ziragusaba kuza gufata inzu ukaba wibana. Aha rero ugasanga igihe umukobwa afashe uyu mwanzuro, bamwe mu bamukikije bumva ko bidakwiriye kuba yakibana. Mu kiganiro cyacu turaza kumva icyo abantu benshi babitekerezaho ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibana muri ghetto. Ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana muri ghetto? Mugenzi wacu Noel Manishimwe rero yaganiriye n'abaturage bo mu turere twa Kirehe na Kayonza. Reka tubumve. Ngewe umukobwa uri muri ghetto nta bintu byinshi mwibazaho, kuko umuntu wese afite uburenganzira bwe. Ahantu wumva haguhaye amahoro niho ugomba kuba, ahubwo wowe ukifatira imyanzuro y'uburyo ugomba kubaho no kwicunga. Ariko abakobwa nabo bajya muri ghetto afite impamvu. Muri ghetto umuntu ajyamo ari uko iwabo bumwe byamunaniye. Ariko abagabo cyangwa abasore bahita bumva ko yabaye, baba bumva yuko nyine avuye iwabo, hari imico wenda yahunze, nk'ababyeyi bamwirukanye akavuga ati kambe ngiye, ariko abandi bo bakahita bumva yuko yagiye mu burayi. Umukobwa agiye muri ghetto ubu tumufata nk'indaya. Ni ukuvuga ngo buriya umwana wataye ababyeyi hari imico agenda abasha gukura hanze itandukanye, ariko ntabwo nanone ndibuvuge ngo bose niko baba indaya, bitewe n'uko buri muntu wese hari ubuzima aba yakuriyemo butuma ashobora kugenda agafata ghetto. Urugero, buriya umwana ashobora kuba yarakuze abona iwabo hari amakimbirane, ya makimbirane akabasha gutuma umwana ari buhunge, akavuga ati ikiri buma amahoro nuko ndi bugende nkajya mu nzu yanjye nyine. Kuba muri ghetto, hari ubwo waba muri ghetto ku bw'akazi kawe, hari ubwo uba ufite intego, ariko mu rugo utabona akanya ku bw'ababyeyi babi ukajya muri ghetto kandi ukagira intego. Ngemba mbona ari uburaya kuko aba yarananiye ababyeyi.
umukobwa uba muri geto hari igihe aba yarananiranye, umwe ajya muri geto akabura n'amafaranga ahitamo umwuga w'uburaya. ahanini umukobwa kuba muri geto hari igihe bituruka ku makimbirane abera mu miryango, nk'ababyeyi bagahama bakimbirana barwana, ubwo yabona ubwo buzima bumunaniye akajya muri geto. Akenshi urabona harya bari umukobwa ugenda agataha igihe ashakiye bwije, noneho iwabo bamubwira nabi akumva bamufashe nabi nawe akajya gushaka geto ye. Umukobwa uba muri geto ngewe mbona atari ukubera uburaya, ahubwo ari ugushakisha ubuzima. Nko kuri iki gihe hari igihe umuntu aba yarize akabona akazi ari umukobwa akakabona ahantu kure, bigasaba ko ashaka geto yo kubamo kugira ngo akore akazi neza kaharera. Biterwa n'impamvu yari, hari ukuntu nshobora gufata geto y'umukobwa ku mpamvu z'akazi, kogosha, gusuka no kwigisha uri umwarimu, ariko hari no gufata geto ari uburyo bwo kuba warananiranye n'ababyeyi. Oya, ntabwo nawe twabaciraho iteka. Reka dushimire mugenzi wacu Noel ndetse n'abo baganiriye. Aha mwiyumviye ko hari ababafata nk'ibirara, abandi bakabafata nk'aho ntacyo bitwaye bitewe n'icyatumye bibana, cyane ko impamvu zitera kwibana ari nyinshi. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Reka twakire Christella atugezeho ibitekerezo byanyu mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo. Christe, ndabona umeze neza cyane. Yego meze neza cyane, namwe ndabona mumeze neza. Tugeze muri wa mwanya wo kumva ibitekerezo by'abatwandikiye. Rero hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko ivuga ku bakobwa bibana. Kwihuse Gasasira Theogene uherereye mu mujyi wa Kigali yagize ati nta kibazo bikwiye guteza kuba umukobwa yatura muri geto. Kuba yagira imyitwarire mibi biterwa n'uwo ari we. Ikibazo si geto kuko hari n'ababi wabo ariko bakananirana. Nahirambo na Kenny uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati ubundi umukobwa ufashe icyemezo cyo kujya kwibana muri geto abagamije kwicuruza no kwiba. Iki cyari igitekerezo cya Kenny. Naho Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati kuba umukobwa yajya kuba muri geto ntibikwiye guteza impungenge kuko muri iyi minsi bidusaba gushakisha. Burya rero uburara mu mutwe w'ubukora ntabwo abikora kuko yibana, n'utaha iwabo arabukora. Dukomeza, Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati kujya muri geto biterwa n'impamvu zitandukanye, ahubwo geto yoroshya ubuzima mu buryo bw'imibereho. Ubu nibwo butumwa mumaze kudusangiza, ariko mwe mwese mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze, ndakomeza kubyakira. Christella arakoze cyane, namwe mwatwandikiye mwakoze cyane. Ariko se Christe, wowe uvuga iki kuri iyi ngingo? Byaba byarakubayeho se cyangwa uzi uwo byabayeho? Ngenzi uwo byabayeho, nzi mfite inshuti zibana muri geto kandi mbona imyitwarire yabo ni myiza, kuko nanjye mpamya yuko uko umuntu yitwara, waba ubiwanyu waba woyibana, imyitwarire uzagira izaturuka muri wowe, ntabwo izaba ishingiye ngo nuko wibana. Kwibana ntabwo ari byo bisobanuye ko uzahindura uwo uriwe. Oya, njye nuko ndi kubyumva. Yego, uko niko Christella abyumva. Reka mbibutse ko iki ari ikiganiro Ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri geto mu ndimi z'amahanga. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.
ibitekerezo bitangwa n'abaturage bo mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba twaganiye nabo muri iki kiganiro byumvikanamo kudahuza kuko bafata umukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana mu nzu ntoya wenyine mu cyo abenshi bazi nka ghetto. Hari abavuga ko ari uburara, abandi bakabyita uburenganzira n'ubwigenge budafite icyo butwaye. Ese ubundi Sabi, wowe waba hari icyo ubiziho? Mbese wowe ubibona gute? Ngewe rero ntabwo nibanye, ariko mfite inshuti zanjye zibanye. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kuko twaraganiriyeho kuri iyi ngingo. Hari umwe rero wambwiye uburyo nyirasenge yamubwiye ati ni wowe mukobwa dufite, ntabwo dushaka kukubura. Mbese byaramugoye kubumvisha ko nta kibazo kandi mu by'ukuri yari abonye akazi kamuhemba neza. Hari rwose n'umubyeyi utabikozwa. Mu gihe hari abanenga abakobwa bibana mu nzu zimenyerewe nka ghetto bavuga ko bibasunikira kwishora mu ngeso mbi zitandukanye, ariko Kwitonda Clarissa wibanye muri izi nzu mu gihe cy'imyaka 8 avuga ko byose biterwa n'intego wihaye kandi ko iyo uyikomeyeho bikugeza ku rwego rwiza rw'ubuzima. Ni mu rugendo rw'ubuzima bwe bwa ghetto yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore mu kiganiro ejo. Ghetto ni izina rizwi cyane n'urubyiruko ndetse hari na bamwe mu babyeyi barizi. Ahenshi mu Rwanda rimenyerewe ishatse kuvuga inzu zikunze kuba ari nto zigizwe n'icyumba kimwe, uruganiriro n'icyumba kimwe cyangwa se ibyumba bibiri kuko hari n'abahitamo kubanamo. Kwitonda Clarisse ni umwe mu badamu babaye muri ghetto mu gihe cy'ubukobwa bwe ndetse ayibamo igihe kinini kingana n'imyaka 8. Aha aravuga uburyo byamugendekeye ubwo yanzuraga kwibana bitewe n'akazi yari abonye nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye. Ku rugero nkanjye nkigera muri ghetto naravugaga nimva mu kazi, nyuma y'akazi ndakora utundi ndajya mu masuku yo mu rugo. Kenshi wenda ntago yari iminsi yose, yindi minsi ndajya ku rusengero, twagiraga amateraniro ya nimugoroba. Ese nyuma y'ibyo ngibyo ukumva wenda hari umuntu ugwamagaye ati kakazi ko katarangiye, akakubwira ati ese ko ntaherutse kukubona, tubonane dute, tuganire gute. Ikintu byagiye bimfasha ni ukwihisa, nkavuga nti no, izi saha ngomba kuba ndi mu rugo kugira ngo mbone n'umwanya wo kuruhuka, kugira ngo ubuzima bwanjye bw'ejo, akazi k'ejo nzagakore neza. Mu buzima avuga ko yahuye n'abarebera imyitwarire ye mu yindi ndorerwamo kubwo kwibana mu nzu. No mu muryango bugeramo buri wese abafite impungenge, avuga ati uribana uba hariya wenyine nta wundi muntu mubana. Ese ubu ngubu ntago bizatuma wenda wahinduka karara cyangwa bizatuma ujya mu bundi buzima hakaba hari umuntu wagufatirana. Amagambo y'urucantege yo ntabura. Iyo uba muri ghetto akenshi hari igihe bakwitiranya bakavuga bati umukobwa ungana kuriya kuki aba muri ghetto. Ese si uburyo bwo kugira ngo abone uko abana n'abagabo cyangwa abone uko abonana n'abandi mu buryo bworoshye cyangwa ajya agira igihe cyo gutaha mu masaha ashakiye. Gukorera ku ntego ngo nibyo byafashije Clarisse gusohoka mu buzima bwa ghetto gitwari. Iyo we hari intego wihaye ukavuga uti hari ikintu nshaka kugeraho, urumva wenda ugiye mu buryo bwo kwiga, njye nagiye mu buryo bw'akazi, hari ujyayo mu buryo bwo kwiga, ariko byose ukavuga ati intego yanjye ni ukora wenda kugira nzagera kuri iki n'iki, cyangwa ngiye kwiga kugira ngo maximize mbona amanota yanjye, bigomba kugenda gutya, hari ingamba ugenda ufata. Kuri ubu ni umubyeyi ufite urugo ruhamye ndetse akaba abayeho neza. Aragira inama atanga muri rusangi. Hari ubuzima bw'ishuri, hari ubuzima bwo gushaka, nyine ubuzima bitewe n'akazi, hari imibereho, abagushoka bo ntibabura. Icyambere ugira intumbero, kavuga uti ubuzima bwanjye ndashaka ko buvaha, wenda mu myaka 5 mu myaka 6 ndashaka kugera aha, ngomba kwirinda, ngomba kwiyubaha. Kuntu ubona ubuzima bw'umuntu busandaguje, ukabona nawe ubwe nta murongo, ukabona abaho nk'uyu munsi gusa. Ndamushimiye cyane Kwitonda Clarisse. Mwiyumviye uburyo kuba muri ghetto ntacyo bitwaye igihe wagennye uburyo buhamye bwo kwibamo ndetse n'uburyo ushobora kuganza ibicantege na moshya. Njye Ndishimwe Honore mu kiganiro ejo. Kristi, reka dushimire Honore ndetse na Clarisse Kwitonda. Ati biterwa n'intego wihaye, ariko nanone by'umwihariko n'icyo ushaka. Ati igihe cyose uzi ikikujyanyemo, niba ari ishuri ukamenya ko ari ryo rikujyanye nta kindi. Mwumvisha uburyo rwose byamugendekeye ndetse n'inama atanga. Yego rwose. Ikindi kandi ati nubwo wenda buri gihe atari buri wese wibana kubw'impamvu nziza cyangwa se wenda ngo havemo ingaruka nziza, kuko hari n'abahuriramo n'ingaruka zitandukanye nko gutwara inda ndetse n'ubwo burara. Ntabwo bivuze ko muri rusange kuba umukobwa yakwibana bisobanuye uburara cyangwa se imyitwarire mibi. Ngira ngo twumvishe ko yiyibanye kandi bikagenda neza, ntagire ingaruka mbi ahuriramo nazo. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, ese wowe udukurikiye utekereza iki ku mukobwa wafashe icyemezo cyo kujya kwibana?
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira gitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire abantu bafite ku bakobwa bibana cyangwa se baba muri ghetto. Kristi, dukomereje kuyihe nkuru? Mu kiganiro cyacu twumvise ibitekerezo by'abantu batandukanye ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu bakobwa bibanye mu gihe kigera ku myaka 8. Twanashatse kumva aba bacumbikira ese bo babona aba bakiriya babo ari bo bakobwa bibana biba bimeze gute? Twumva inkuru ya mugenzi wacu David Etimana waganiriye na Hakizimana Antoine ufite amazu akodesha ngo kandi abaza bamugana cyane ngo ni abakobwa. Nitwa Hakizimana Antoine, ntuye muri uyu murenge wa Byimana muri aka karere ka Ruhango. Iyi ngiyi ni business nakoze, nafashe umwanzuro nubaka izi nzu, ndavuga ati no mu zabukuru zanjye nzabe ndi umusaza witeza imbere, ndi kugaburirwa n'ibyo nakoze. Ku bantu bo gucumbikira bo ncumbikira buri cyiciro, umuntu wese ushaka inzu nitaye ku cyuri cyo amafaranga ngo inzu. Abakobwa barahari kuko akenshi nkunda no gucumbikira urubyiruko cyane. Kubera icyo ukunda gucumbikira urubyiruko? Kubera ibigo by'amashuri biri naha biga banataha, hari abaturuka impande n'impande baje kwiga muri ibi bigo nk'abacumbikira, ariko abakobwa nibo mbona benshi bakunda kuza kunyaka inzu. Urabona iyi kaminuza harabigamo akenshi nibo bakunda kuyinyaka. Hari abantu bagifite imyumvire ku bakobwa bibana cyangwa se baba bicumbikiye nk'uko rimwe na rimwe abari ibirara, abandi bajya mu ngeso mbi. Ese we muri abo bantu ucumbikira, muri abo bakobwa ucumbikira, ubabona gute? Rero wa musore we, urubyiruko rw'ubu ngubu rurimo ibice bibiri. Harimo ba bandi bita abagifite umuco, noneho harimo n'abandi ubona basa n'abataye umuco. Hari abakobwa bamwe na bamwe ncumbikira, ariko ugasanga n'ibirara niko nabyita. Nkabona yinjira abasore ngo barigana, nge nkabyihorera nyine kuko icyo mba narabahaye ni inzu zanjye gusa. Ariko ntabirengeje ingoyi, hari n'abandi bakobwa usanga narahaye inzu nkabona ni abana beza pe, bakajya banazana bagenzi bo bagasengeraho, ariko hari n'uwema inzu hanyuma y'ukwezi cyangwa 2 nkumva ngo bamuteye inda. Urumva abibirara bariho, ariko n'abitonda bariho. Urubyiruko rw'ubu ngubu inama narugira nuko mbere na mbere nibafata umwanya bitekerezeho. Nicyo cya mbere, umenye ngo niba uri umwari, niba uri umusore, ikintu cya mbere ni ukwihesha agaciro, ukirinda ingeso mbi. Akenshi na kenshi ugakunda kugira communication n'ababyeyi bawe kuko niho uburezi bw'ibanze buturuka. Bite kuganira ku bantu bakuru, baganire nabo, bababaza ati bikorwa gute, kuko urabona kera twebwe impamvu kera tutijandikaga mu byaha, twari dufite umuco. Antoine akunze gucumbikira urubyiruko rwiganjemo abakobwa. Ati abantu baratandukanye, abibirara bariho n'abitonda barahari. Ati ni byiza kwitekerezaho ukihesha agaciro. Nibyo koko, ntabwo twakwirengagiza ko hari ababigiriramo izo ngeso zitari nziza, ariko nanone hari n'abandi badakuramo ingaruka mbi cyane rwose. Buri wese agira intego ye mu buzima, gusa umuryango nyarwanda wareka kuzajya wumva ko umukobwa wese ugiye kwibana muri ghetto ari ukubera uburara.
ndabyibuka hari ahantu hamwe nari ndi kumwe n'abashuti banjye turi kuganira ku buryo umuntu abayeho, umukobwa umwe avuga ko yibana, bamwe bagenda babivuga nabi ati njye ntago mbikunda, bagaragaza uburyo butandukanye bagenda bamubona mu ishusho mbi. Hari ariko n'abandi bagaragaje ko burya umukobwa wibanye aba ashoboye kuko bimufasha gufata intego ye mu buzima. turimo rero turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka twakire Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse. bagenzi banjye barakoze nanone ku mikaze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye. Tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize, cyagarukaga ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikorerwa abana b'imfubyi, aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikorerwa abana b'imfubyi rihagarare. Reka duhere kuri Shyaka Steven uherereye mu karere ka Rwamagana, aho yagize ati abana baba bakwiye kwaka imitungo ariko binyuze mu mucyo, nk'uko umubyeyi yarera umwana yakura akamuha umugabane. Rero kuba abana bakwaka imitungo y'iwabo ni uburenganzira bwabo, nta kosa baba bakoze. Naho niyo Kwizerwa Jean uherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kanombe yagize ati abana kuba bakura bakaka imitungo cyangwa bagakurikirana imitungo yasizwe n'ababyeyi babo birakwiye, mu gihe amategeko avuga ko mu gihe ababyeyi bitabye Imana abana babo nibo bonyine babemerewe kubazungura kereka badahari. Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati abana kuba bakwishyuza imitungo basigiwe n'ababyeyi babo bamaze kwitaba Imana nibyo bagomba kubihabwa nta mananiza, kandi n'iyo miryango ibikwiye gucunga neza iyo mitungo. Nanjye nabaye imfubyi, uretse ko njye nari mfite abavandimwe bakuru bituma tutarererwa mu miryango, ariko nabanye n'abana babayeho gutyo, usanga imiryango igiye kubarera ikangiza imitungo yabo bigatuma abo bana bahava bakajya kwirira. Ubu nibwo butumwa mwadusangije, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Reka tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, by'umwihariko mwe mwaduhaye ibitekerezo byanyu. Muri iki kiganiro twaganiriye ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bibana cyangwa se muri ghetto, aho twumvise icyo abaturage babitekerezaho ndetse twumva n'ubuhamya bw'umwe mu babaye muri ghetto mu gihe kigera ku myaka 8 akaza kubisohokamo neza. Si ibyo gusa rero kuko twumvise na Antoine, umwe mu bamaze igihe bacumbikira abana b'abakobwa. Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Ikiganiro ejo na tugisoreje. Nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe. Reka nshimire nanone Nige na Roger wari uyoboye ikiganiro ndetse na Mizero Crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Yo wabagezaho ikiganiro ndi Wisabye Christine ndetse na mugenzi wanjye Ani Sabine umukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza.
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.